Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Mwaramutse mute? Cya gicuku cyo gusenga cyageze, cya gitondo cyo kubyuka dushimira Imana cyageze. Wa munsi Imana yatugeneye. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi 118:24, ngo uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye, turawishyimiramo, turawunezererwamo. Ngo Uwiteka turakwinginze udukize, Uwiteka turakwinginze uduhe kugubwa neza. Amen. Ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, ngo tubasabire umugisha mu nzu y'Uwiteka. Uyu ni umunsi Uwiteka yongeye kuturemera, ngo nawo tunezererwe, ngo tunezerwe yandi yose yatambutse, tunezererwe n'iyi nguyu, sibyo? Impano y'umunsi Imana yayitanze, yaduhaye gusinzira neza, iduha kuruhuka. Hari ibintu bakunze kunyigisha bambwira ngo sinkajye nkunda gushima Imana ko yampaye umunsi, kuko ni inshingano zayo. Nuko ni inshingano zayo, sinabihakana ko ari inshingano zayo pe. Ariko ababa batawubonye nka for example nk'umuntu ubyara agahita apfa, uruhinja rugasigara, uwo muntu yashima iby'umunsi we, agasiga umwana we akarerwa na rubanda. So ni byiza rero kujya tubwira Imana ko tuyishimira, ni ikimenyetso cyo kuyicira bugufi no guha agaciro iba yakoze. Muri aya mezi atatu umwami Yesu yanyigisha guha agaciro ikora. Hari igihe nanjye numvaga ko rwose bitandeba bireba Imana, ariko Imana ishimwe. Iyo yanaturinze, by the way, tuba twaciye mu bintu byinshi. Ejo nibwo nabonye umuntu akoze accident kuri moto. Ikintu cyambabaje ntabwo mukizi, yari umusaza ukuze wambaye kositimu usa neza, purisi n'ubundi afite imbago, akora accident mbona yikubise hasi. Ntabuze ariko iyi monde tuba mirenjisite kweli, deja n'ubundi aracumbagira, afite intuza, afite beki yagenderaho, none still n'ubundi arongeye akoze accident. Ndangije mbaza Imana, nse buriya uriya musaza n'ukuntu yambaye neza, ubundi iriya moto yayikoragaho iki koko, n'ukuntu asa neza. Ariko nyine ubuzima bujya butwobeja kubaho uko tutabiteganya, kubera ko nta yandi mahitamo kandi dutegetswe kubaho. Niyo mpamvu rero tuvuze ngo umunsi Imana yawuturemeye, noneho hari nk'uko umuntu abivuga gutyo, turayishimira kandi ari cyo ishinzwe kuturinda. Ariko urabona ko Dawidi yabyanditse ati uyu ni umunsi Imana yawuturemeye, tuwunezererwe, tuwishime, tugerageze kuwunezererwa. Byakunda byanga, ariko tuwushimira Imana ko twawubonye uyu munsi. Buriya hari ikindi kintu tujya twirengagiza, kiba ku bantu bahora bafite ibyo kurya nyine. Wajya kurya ugahita ufata ifurushi tukirukankira umira vuba vuba. Nta no kubwira Imana ngo ushime ko utanze ifunguro. Buriya hari abantu benshi kuri iyi si udashobora no kubara baba baribuze. Baba baribuze. Reka tuteye kuvuga muri ibi bihugu byacu, ariko hari amadokumenteri njya ndeba ngo yo muri bya bihugu bya Eritrea, nihe bafite abantu bakennye, usanga bafata amababi y'ibikakarubamba, ibiti byera mu butayu, bakabiteka mu mazi bagaha abana bakanywa. Mu by'ukuri baba bahaye ikizi, ko atari ibiryo, ko atari n'intungamubiri, ko bitanababeshaho. Turi mu bihugu bifite amahoro, biduha ibyo kurya, turyama tugasinzira. Uzarebe n'uwabuze icyo arya ajya kumesera abantu bakamuha 1000. Ariko hariya mu butayu ntacyo ntushobora kugira icyo uhakorera ngo ubone ikintu kikubeshaho. Ndagira ngo mbabwire rero, dufite byinshi dufite byo gushima Imana, ni ukuri. Umuririmbyi yararirimbye ngo umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho muye n'ibigeragezo. Yibaze ngo niba yibaza iki, ngo ariko
noneho sinyibuka ino ndirimbo imaze igihe ntayumva, ariko hano yashatse kuvuga ngo yibaza impamvu nagiye gushima Imana. ubwo umuntu impamvu avuga kino gitero aravuga ati uyu muntu twari turi kumwe yari azi ibibazo mfite, yibaza impamvu ngiye gushima Imana. ngo nyamara muri byose dukwiye gushima Imana, avuga ngo kuko ntabwo turi abacu. iyo ijambo rivuga ngo ntabwo turi abacu ni uko tudafite controle y'ibihe. muranyumva? ntabwo dufite controle y'ibihe, niyo mpamvu mu bihe byose dushima Imana. nta n'umuntu ukomeye utashima Imana. ese mwibuka isengesho Yesu yatanze? Yesu atanga isengesho yavuze ngo iki? abigishwa baramubwiye ngo tujye dusenga gute mwana? arababwira ngo nimuzajya musenga mujye muvuga ngo data twese uri mu ijuru, icyubahiro cyawe kibanze kibe mu isi no mu ijuru. ririya ni ishimwe, mwami ubanze ukomere. icyubahiro cy'Imana se Imana yaba itagoye kuramuka ukavuga iby'icyubahiro cyayo gute? ngo mujye mubanza mushime muvuge ngo icyubahiro cy'Imana kibe mu isi no mu ijuru. noneho mugaruke munavuge ngo ifunguro ridutunga riduhe none, rya funguro nababwiye twe tubona abandi batabona. arongera anavuga ngo urumva ngo uturinde ibishuko bya buri munsi. rya sengesho ririmo ibintu byose, ririmo kubaha Imana, ririmo gushimira ifunguro, ririmo uburinzi, burimo kurinda ibyaha, birimo kugaragaza ko Imana ari ishoboye byose, kuko ubwami bwawe bwose n'ububasha n'icyubahiro byose bigarukira kuri wowe. Yesu Kristo niwe wabivuze. iyo ndi gusoma Bibiliya nkasanga aho Yesu Kristo yavuze ikintu mpita manika amaboko. rero niyo mpamvu umwami Imana yatugiriye ubuntu budasanzwe bwo kujya tubyuka twibatura tugashima Imana. abahanga mu bintu byo gusenga no kubana n'Imana bakubwira ko igicuku ari ikintu gikomeye. igicuku, umuntu usenga igicuku Satani aramutinya, aramurwanya kuko aba yaramushoboye, kuko n'abadayimoni bakora mu ijoro, sibyo? none se mbwira, niba waryamye nta kintu kibi wahuye nacyo ukabyuka ugasanga ukuguru kwabyimbye, iyo mirimo ni iy'Imana. niyo mpamvu dufata umunsi wacu tukavuga ngo Mana uyu munsi turawukugororeye, tugushimira no kubwira ijoro, na nijoro tukajya kuryama nabwo tugafunga umunsi. ntabwo twari kubishobora kubishyiraho byose, ariko nijoro iyo tugiye kuryama dufunga umunsi. hari icyo nifuza ko nijoro twajya dukora gikomeje kindwaniramo, kandi iyo ikintu kiri kundwaniramo ntabwo kiba ari icyanjye, ko twajya dusoma ijambo ry'Imana 2:30 tukajya dusomera abantu ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana aravuga ngo mubwire abantu iby'ijuru, mubwire ibyururutse imitima, mubwire ko ibibazo byabo birangiye, mubabwire ko ibyaha byabo babibabariwe kabiri, mubabwire iby'ijambo ry'Imana ribabatura, mubabwire iby'ijambo ry'Imana ryuzuyemo amapromese. mubwire abantu ngo mwitinya, mwizere gusa muraza kubona Imana, mwihagararire murabona ibyo Imana iza gukora, muhumure Imana izaringaniza ahataringaniye. tubwire abantu ibyiza Imana yakoze, tubwire imirimo y'Imana yakoreye mu butayu n'ukuntu Imana yagiye igendana n'abantu bayo. tubwire abantu iby'ukuntu Imana yavuye ku ntebe yayo ikaza gutanga agakiza. tubwire Imana ngo nubwo isi iremereye Uwiteka yanesheje isi, Umwami Yesu yanesheje isi. niyo mpamvu rero dukeneye gufata umwanya w'ijambo, tukaba twafata igitabo cy'Abaroma ndagikunda, tukagisomera abana b'Imana, sibyo? tukagisomera abana b'Imana, ndabisengera umwuka wera n'izo mbaraga za 2:30, nganirize n'abakozi Imana turi kumwe kuri groupe hano, mve ko twajya dufatanya uwo murimo, kubera ko buri wese namenyeho igice. Pawulo yavuze ati tumenyaho igice. nshobora kuba ufite umuhamagaro wo kubwira abantu ngo muze kuri ku Mana. hano dufitemo umukozi w'Imana ukomeye ufite ijambo ryitwa kwizera, kwigisha ibintu byo kwizera ugahita ubyambara mu mubiri Imana yamuhaye iyo mpano. hano dufitemo umuhanuzi ukomeye, ntabwo expose ngo mpite mbagaragaza kubera ko turimo tutaziranye. hari umuntu umaze igihe stress ngo ni umuhanuzi, ariko njye nabonye ukuntu abahanuzi bakamurwa amavuta n'abantu baba baje ari iyo gahunda yabazanye. niyo mpamvu bisaba ngo umwuka wo kurobanura imyuka ubanza utubeho,
kandi ubwo amaze kunstresa gutyo naramubwiye nti ibintu uri kumbwira ndumva ntabyumva, mbabarire tubanze tubisengere, ntabwo yongeye kunyandikira. So umwanzi rero nta kindi kintu cyamuzanye ni ugusenya. Ibyiza Imana yashyize muri twebwe Satani ajya abisenya agashwanyaguza ugatangirira kuri zeru. Ntibikureho ko wahawe impano, ntibikureho ko uri umukozi w'Imana, ariko ugatangirira kuri zeru. Ibyo rero ntabwo tubyifuza, ahubwo twifuza ko abera b'Imana barimo hano muri groupe bagira imbaraga, bagakomeza kwambikwa amavuta, kandi n'abandi nabo bagakongezwa. Si byo se? Bagakongezwa. Ngo abantu bari mu cyumba cyo hejuru bose ntabwo bari abahanuzi, ngo ariko umwuka wera amaze kumanuka bose batangiye kuvuga mu ndimi nshya, ngo buri wese, kariya kantu naragakunze, rero ugasaba umwuka wera ampaye revelation cyane, ngo buri wese atangira kuvuga ururimi rw'iwabo. Niyo ngo umwuka wera Yesu yaragaragaje ko aje mu ishusho y'umwuka udafite limite, ko buri gihugu kizakira umwuka wera. Niyo mpamvu buri muntu wese yatangiye kuvuga mu rurimi rw'iwabo. Biriya jambo ngo umwenda wari ukingirije ahera wari uvuyeho, iyo biri mu ma evangelii de Jésus-Christ ntabwo byumvikana, ariko iyo bigeze mu igihe umwuka wera yazaga ku isi buri wese akavuga ururimi rw'iwabo, byagaragaje ko Yesu nta gihugu atagezemo. Yari avuye i Yudaya n'i Samariya, avuye mu Buyuda, ageze noneho no ku mpera z'isi. So aha rero nashaka kubabwira ko harimo abantu batari abahanuzi ariko bakongejwe kuko bari bari muri icyo cyumba. Muranyumva? Natwe harimo abantu bazakongezwa, kuko ijambo ry'Imana ngo nimumenye ukuri kw'ijambo kuzababatura. Mwari muzi ko umuntu akizwa kuko yakira ijambo rimwe? Ngewe nakijwe nakira ijambo rimwe. Abaroma 8:28 ngo ariko ku bakunda Imana byose ibintu ducamo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ubwo ni iby'ibibi n'ibyiza. Njya nibuka umuntu warimbwiraga, ariko ntabwo uwo muntu twongeye kubonana, twabonanye uwo munsi arimbwira. Ni umukobwa witwa Emeline, yasanze ndi mu kigeragezo kindemereye, ndi kurira. Buriya uzarebe iyo ukiri umwana mu mwuka, uba uri kurira uri kwibaza ibintu byakubaye, impamvu byakubayeho. Noneho akajya arinsubiriramo, ndabyibuka arimo asasira uburiri ndwaye, akajya ambwira ngo ariko Ange ngo ni ukuri ngo abakunda Imana. Sinari muzi, ni marayika yari yamwohereje, yaransanze ahantu gusa, kabona ari gusasa, iyo imaje ntijya imvamo, nkabona ararambura amashuka, ariko akanyibutsa ko abakunda Imana. Ibintu byose bifatanyiriza kubazanira ibyiza. Ndashima Uwiteka ko igikoresha abantu bayo mu gihe cyayo, mu gihe gikwiriye. So dushime rero tuvuga ngo Mwami wakoze ku by'iri joro, kandi ushimwe no ku bindi byose waba wakoze. Dushimwe ku byiza wakoze byinshi kandi cyane bitabarika. Turagushimiye ku bw'ingabo 1000 zapfuye ku bwacu, kandi tugushimiye ko waturemeye umunsi n'ibyiza byawe. N'ejo Mwami hari ibyiza wakoze. Twongera gushima ko hari ibyo uri gukora tutabonesha amaso. Ngo rega ngo ibyo nibwira kubagira ngo ntago ari ibibi, ngo ahubwo ni ibyiza, ngo kugira ngo mbaremere umutima w'ibyiza bizaza hambere. Ni ukuvuga ngo ni icyizere cy'uko hari n'ibindi bizaza, sibyo? Hari igitabo nigeze nsoma, mvamo ijambo umugabo yavuze, aravuga ngo yigeze afata album, ngo ahindukirira areba amafoto y'abantu bose bari barimo biganye, ngo asanga basigaye ari babiri, ngo yari we, ngo n'undi muntu utari ufite ubwenge mu ishuri, ngo ariko wubahaga Imana. Buriya kubaha Imana ngo bigira umumaro muri iyi si no mu gihe kizaza, ngo ariko bitanga no kurama. Iyo Imana ivuze rero ngo ibyo mbafitiye ngo ni ibyiza, ngo si ibi, ngo kugira ngo mbaremere umutima w'ibyiza bizaza hambere, ni uko ibitwijeje kurama. Ijambo ry'Imana bikeneye ko turyizera tukaribamo. Uwiteka rero ashimwe. So twongeye kandi kuvuga ngo tugiye tugarutse muri ya mategeko ya Yesu, ntazabarambire muzayihanganire, kugira ngo tubashe kumenya ngo ibyo Yesu yadusigiye se tubasha kubigendamo. Kandi uzareba amategeko ya Yesu ni amategeko y'amahoro, ni amategeko akubwira ngo ese byakunda ko ubigenza gutya na gutya kugira bigende gutya na gutya. Yavuga ati nyamara nunyizera, nta tegeko yigeze ashyiraho ati nutanyizera njye nzaguhana. Oya, nunyizera uzaba umwana w'Imana, nuvuka bwa kabiri uzaba umwana w'Imana, nyamara nuba ku giti uzaba ubaye ishami, kandi uzera neza, uzera imbuto nziza. Amategeko rero ya Yesu ni amategeko y'amahoro. Niyo mpamvu yavuze ngo yemwe abarushye n'amaremerewe munsange ndabaruhura, ngo kuko ndi umugwaneza, kandi umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Bantu b'Imana, ntitukagereranye ibigeragezo duhura nabyo muri iyi si n'urukundo rw'Imana, nta hantu bihuriye.
Pawulo yigeze avuga aravuga ngo se ngo ni urupfu oya, ni inyota se oya, ni inzara se oya, ni ukugambanirwa se oya, ni ugutotezwa oya, ngo ibyo byose nta na kimwe gishobora kuntanya n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntabwo rugarukira mu bifatika, ntabwo ariho rugarukira, kuko iyo ruza kuba rugarukira mu bifatika, Lazaro ntabwo aba yaragiye kwicara mu gituza cya Aburahamu. Nkunda kubisubiramo, ntabwo aba yaragiye kwicara mu gituza cya Aburahamu. Ni ukuri twifuza ko Imana itugirira neza, nanjye ndimo ntegereje gutabarwa, ariko ntabwo twese tuzabona ibyo bintu mu maso yacu. Ndagira ngo mbibabwire hari n'abapfa batabashije kubibona. Ntabwo bisobanura ko batajya mu ijuru, bajyayo, kandi umwami Imana akabakirana imbabazi n'urukundo. Kandi ibyo ijambo byose bivuga ntabwo byigeze bimansiyona ko urukundo rwa Kristo tuzarugereranya n'ibifatika. Ntimuzandambirwe, muzanyihanganire muzanyihanganire muzihangane mukomeze mu nyumve. Tugeze muri indi tegeko rya Yesu Kristo yabwiye abantu twese, nta n'umwe ryasize. Turi muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 25. Reka dutangirire kuri 23 je pense. Haravuga ngo nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa. Aya maturo twatanze ni menshi, dufite ibyo dupfa n'abantu. Iri tegeko riransinda njyewe, ngo usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure nawe na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. Ushize twavuze ku mpano yo kubabarira gusa. Iri tegeko rirakomeye. Ujya gusenga, wamara kugera gusenga ukabwira Imana tushimwe, warangiza ugatangira kuyibwira ati ariko nikenere n'akawunga, bakabageza igihe cyo gutura, ukabafasha ituro. Buriya ntiduhora ducirwaho iteka usibye ko amategeko ya Kristo nta gucirwaho iteka, ni ubuntu twiberamo. naho ubundi tugiye kuvuga ngo turabihanirwa, twapfa tugashira. Ako kanya bapfa kuvuga amaturo duhita dukora ku masakoshi no kuri za momo. Iki kintu ntabwo tugitekereza ngo hari uwo dufitanye nawe urubanza. Usanzwe ku itorero ririmo abantu 1000 nta n'umwe ufitanye n'undi urubanza, ariko gutura rwose tubikora tunezerewe. Ariko nabwo ni byiza, mu nzu y'Imana ntabwo njyewe uri imbokoboko, reka da ngomba kugira icyo ujyana. Kandi batwigishe ko gutanga bigira umugisha guhabwa kurusha guhabwa, kandi bavuga ko utanga azongererwa. Ubwo se urumva twareka gutanga? Dutanga kugira tuzongererwe kandi tujye mu nzu y'Imana imbokoboko. Ariko tukibagirwa ko Kristo yatubwiye ngo ubanze usubire inyuma ugende wikiranure na mwene so. Mu by'ukuri si icyo yavugaga, ahubwo yavugaga ko twakwikirana na bene data hakiri kare, tutaragera ubwo tugera mu nzu y'Imana ngo tuvuge ibindi kandi dufitanye ibibazo na bene data. Ibi rero si uko mutabyumvise twabyumvishe kenshi, ariko twongeye no kubyumva. Akomeza avuga kuri 25 ngo wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose. Uwo ni Yesu wabyivugiye, ngo keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Buriya hari ibintu bihora bitubaho buri munsi ntitumenye ko twagwiririwe n'ibyo twumvise kandi tutashyize mu bikorwa. Urumva? ngo kandi azagushyira mu mbohe rwose, niko Yesu yivugiye. Icyo rero tutifuza ko dukorerwa ntitukagikorera abandi. Hari umuntu wambwiye ngo hanje ubwo wigisha ngo ibintu byo kwihana, ukisha abantu ibintu byo kubitwara, abantu ntibazagukunda. Njye barankunda, ibi ni ibyanjye, njye wabyanditse ahubwo se njyewe ubundi ndabishoboye? Nubwo byambisoma hano njye ndabishoboye? Icyo Imana yakoze yampaye umuhati wo kubyuka mbisoma birakwiye ko rero umunsi urangiye umuntu yagiye yirambura ku gitanda akamedita ku munsi wose, akayungurura ibyagenze neza, agashima Imana, akayungurura n'ibitagenze neza byamuturutseho, akavuga ngo ngomba kubihindura, akanagenzura n'ibitamuturutse n'akavuga ati impamvu yabiteye ni iyihe, akamenya ngo ese yarangaye cyangwa se hari abamugiriye nabi,
akareba akavuga ati mfite guhindura ibi ngibi cyangwa mfite kwitwara gutya kugira ngo mbane n'abari abantu neza cyangwa irangira sinzongere kuyica ukundi. Ibyo bidufasha rero no kuyungura tukamenya ngo ariko kanaka ntabwo twagendanye neza. Njyewe ndabizi bijya bimbaho nkandikira umuntu nkambwira ariko ni ukuri nakubabaje umbabarire. Mbabarire kubera iki? Kuko Yohani yavuze ijambo ryiza aravuga ngo imbuto y'icyaha ntiramira mu mutima w'umwana w'Imana. Ikintu cyose wumva cyakubujije amahoro wakoze ujye umenya neza ko ari imbuto y'icyaha idashobora kuramira aho Kristo ari. Umwuka w'Imana twakiriye ni Kristo muzima. Rero iyo hari ikintu kiri kukurwanira mu mutima menya ko bitagenze neza. Ikiranure nawe for example nk'ubu wenda ufitiye nk'umuntu amafaranga mubwira uti ni ukuri sindayabona, iryo deni sindihakana ndimo ndayashaka nzayaguha. Hari n'ubwo ushaka kugenda ukamubwiza ukuri ntayo nzabona pe. Ubu ukiranutse iyo uzi neza ko ubimubwiye uzi neza ko wayabuze atari uko wakumurerega cyangwa kumubeshya. Ibintu byitwa gukiranuka tubyige, birashoboka. Ushize narabibwiye ngo birashoboka gukiranuka ukaba ushaka kwiruka avuga uti bwije nta muntu ngonganye nawe. Kandi hano aha Yesu avuga ati turi turo ryawe, Yesu yari azi ko bishoboka. Birashoboka ko abantu bashaka kukugirira nabi bitanaguturutseho, aho nta rubanza uba ufite, ariko birashoboka ko nawe hari aho wasitaye. Nibyo bita gusitara. Ntabwo wakoze ikintu kibi cyasa kirego, ariko Yesu icyo ashaka ni uko tubana amahoro muri byose, sibyo? Burya abantu babanye amahoro ibi bintu byose bibi mubona ku isi mwabishaka mukabibura. Mwari muzi ko ibyago dufite ku isi, izi ntambara, inzara, amakovid, byose biterwa n'ishyari n'inzara no gusahuranwa. Hari indirimbo nkunda cyane y'abakatolika ivuga ngo yemwe abarwanira iby'isi, yemwe abashaka ubutware, nimukurikize Kristo mumuture imitima, abaho umutima we utaryarya. Ingoma ya Kristo ni iy'igiciro, n'iy'abiyoroshya, n'iy'abacisha make, n'iy'abagira impuhwe, n'iy'abababarira. Ingoma ihoraho iteka kandi isumba zose. Ingoma ya Kristo niyo nkuru cyane. Reka ndekeraho. Ariko aravuga ngo yemwe abashaka ubutware, yemwe abashaka amahoro, yemwe abashaka gukomera, musabe Kristo abahe umutima we. So rero birashoboka ko ibyo dushaka byose muri Kristo birimo, akaduha n'umutima wo kubana n'abantu bose amahoro. Buriya abatuzanaho intambara ntabwo bazabura. Ijambo ry'Imana muri Yesaya aravuga ngo ahari bazaterana. Ni Imana yabyivugiye, ni Uwiteka wabyivugiye. Ati ahari bazaterana, ati ariko si njye uzabateranyije. Ntigeze akuraho ko batazaterana. Ndasetse cyane abahora baterana ku bwacu. Ngo ahari bazaterana, ariko si njyewe uzabateranyije. Ngo bazagukorera inama, ngo bazaza baciye mu nzira imwe bafite umugambi wo kukugirira nabi. Ngo ariko ngo bazasore baciye mu nzira zirindwi, ngo uzawukoraniraho wese ngo azapfa ari wowe azize. Akantu nshaka kuvugaho ni bazaterana. Abazatuza batwataka bazaterana, ariko uzirinde ko baterana kubwo wabigizemo uruhare. Uzirinde ko uhangana nabo, ibi ndabivuga nanjye mbyibwira. Uzirinde ko waba impamvu, sibyo? Waba impamvu. Niyo mpamvu dusenga buri munsi kugira ngo Umwami Yesu aduhe kujya kure y'ibyo byose, sibyo? Y'urugomo. Uzasome mu migani iyo bavuga ku rugomo, kugira ngo tujye kure y'urugomo. Urugomo rurwanira mu mitima yacu, rukagenda rukabyara bikazagera rugera no hanze. Abantu bakagambanira, abantu bakangana. Ntabwo bikorwa na rubanda, bikorwa n'abantu, kandi natwe tubarimo. Uwiteka akomeza twuzuzemo imbaraga yo kuba abakristo. Mwami Yesu ngushimiye kubw'uyu munsi mwiza turemeye ngo tuwishimire kandi tuwunezererwemo. Turabigushimiye ni ukuri ko wabikoze, kandi umunsi waturemeye wuzuyemo ibyiza byawe kuko uri mwiza, udatanga ikibi mu kiganza cyawe.
kandi mwami havamo ibyiza gusa hakavamo n'ibihano byawe. Iyo wigeze avuga ngo ese ngo twakwishimira ibyiza gusa biva mu kuboko kw'Imana ntitwishimiremo n'ibibi. Mwami uko wabishimye ariko bigenda, kuko igihano hana nacyo ni cyiza ku mwana w'Imana. Ariko turagusabye ngo reka uyu munsi ushayininge, tunezerwe, kuko mwami n'ibyo bihano twabiciyemo. Reka uringanize ahataringaniye, reka mwami ibirenge byacu uyobore intambwe zacu, reka mwami umugisha wawe tugendane nawe kuko n'ubundi turi umugisha. Reka kandi tube abahesha b'amahoro, reka kandi uhaze imitima yacu, reka kandi mwami uburinzi bwawe butubeho amajya n'amazamuka. Reka mwami uturindire n'abacu, uturindire abana bacu bajya mu mashuri, abambuka imihanda, abajya mu mamodoka. Reka Yesu wigaragaze abagenda ku mamoto, reka mwami wigaragaze. Ni ukuri hari igihe numva ngo abantu baguye mu madushe. Oya, ibyo byose turabyanze muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Niba uduhaye igitondo, reka uduhe no kugisoza. Urakoze cyane kandi mwami turabyizeye nk'ijambo ryatubwiye ngo kugira uturemere ibyiza bizaza hambere. Twizeye kurama kandi turamira mu byiza, kugira ngo umunsi umwe tuzahagare dutekerereza abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivu, tubabwire ngo ni ukuri twagendanye n'Uwiteka. Uwiteka ni uwo kwizerwa. Mwami urakoze, ubishimirwe kuri byose. Amen. So tujye dukunda agakiza kugira ngo tuzakaraga abana bacu. Dawidi ajya kuva mu mubiri yabwiye Salomo, aramubwira ngo nta kindi nkurazi uzubaha amategeko y'Imana. Ndabakunda rero, mugire umunsi mwiza, mugire akazi keza, muhahe muronke, ni ukuri muhabwe ibikubye inshuro 100. In Jesus name, amen.